Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka nongere mbashimire kandi ko mukomeje kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza, ikaduha n'uburyo nyine bwo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana tugushimiye neza n'imbabazi zawe, ntituzahwema kugushimira, ntituzahwema kuvuga ngo urakoze. Reka tugushimire rero ko waduhaye ubuzima, n'impamvu turi aha ngaha, ari njyewe ndetse na bene data bari ku isi hose ahantu hatandukanye, wabagire neza ubaha ubuzima. Impamvu dushimira ko waduhaye ubuzima ni uko hari abamaze kuva mu buzima, hari abamaze kugira cecekerwa, twe ntacyo twatanze n'ubuntu bwawe. Reka tugushimire ubwo buntu watugiriye, uhimbazwe n'amahanga yose. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana, igitabo cya kabiri cya Samweli, ibice 15. Turasoma duhere ku murongo wa 31 tugeze kuri 37. Mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 15 umurongo wa 31 haravuga ngo maze umuntu abwira Dawidi ko Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanije na Abusalomu. Dawidi arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze hindura inama za Ahitofeli ubusa. Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho bajyaga basengera Imana, Hushayi w'Umwaruki aza guhura nawe ashishimuye umwambaro we, igitaka kiri ku mutwe. Dawidi aramubwira ati, nitujyana uzandushya, ariko nusubira mu murwa ukabwira Abusalomu uti, nzaba umugaragu wawe nyagasani, nk'uko nari umugaragu wa so mu gihe gishize, nanone niko nzaba umugaragu wawe. Nuko uzajye undogoyera inama za Ahitofeli. Mbese ntuzaba uri kumwe na Sadoki na Abiya b'abatambyi? Nuko nugira ijambo ryose wumva ibwami, uzajye uribwira Sadoki na Abiyatari b'abatambyi. Kandi bafiteyo abahungu babo bombi, Ahimasi mwene Sadoki na Yonatani mwene Abiyatari. Abo nibo muzajya muntumaho, mumbwire ibyo muzumva byose. Nuko Hushayi inshuti ya Dawidi ajya mu murwa, maze Abusalomu ajya i Yerusalemu. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo numvishe riri kumfasha mu by'ukuri, kandi nawe rigufashe. Kandi iri jambo Imana igiye kurikoreramo igire imigambi y'umwanzi rogoye. Ngufitiye ijambo rivuga ngo Imana igiye kurogoya imigambi ya Ahitofeli. Imana igiye kurogoya imigambi ya Ahitofeli. Nituvuga Ahitofeli, wowe umwanzi wawe siko yitwa, ariko nawe afite izina. Reka nkubwire ngo hari imigambi Uwiteka agiye kurogoya ku buzima bwawe. Hano harimo izina rya Ahitofeli, ariwe wajyaga imigambi mibi, ariwe wajyaga inama mbi azigira Abusalomu umuhungu wa Dawidi. Ariko reka mvuge ngo Imana igiye kurogoya imigambi y'umwanzi ku buzima bwawe. Imana igiye kurogoya inama z'umwanzi ku buzima bwawe. Abusalomu ni umuhungu wa Dawidi. Ahitofeli uyu nguyu yari umujyanama wa Dawidi, ngo yajyaga ajya inama ukumva ni nk'Imana ivuze. Yari umujyanama mwiza mu magambo make, kandi ujya inama zubaka. Hano nakuyemo ikintu kivuga ngo umuntu yakoreshwa n'Imana na Satani yamukoresha. Biterwa n'uwo ahaye umwanya muri we, biterwa n'icyo ahaye umwanya. Icyo uhaye umwanya muri we nicyo kigukoresha. Iyo uhaye umwanya icyiza ukoreshwa n'icyiza, iyo uhaye umwanya ikibi ukoreshwa n'ikibi. Yari umujyanama mwiza wa Dawidi. Yari umujyanama ngo ujya inama ukabona koko ni nk'Imana igiye izo nama. Ariko igitondo kimwe, umunsi umwe, arahinduka aba mubi, ajya inama mbi.
ariko ndashimira Imana nayo ibiri hafi kugira ngo irogoye imigambi mibi, irogoye inama mbi z'umwanzi. Ahitofeli uyu nguyu ni umwe mu bagiriye inama Abusalomu umuhungu wa Dawidi, amugira inama zo kuryamana n'abagore ba se. Izi nama yazigiriwe na Ahitofeli. Reka mbabwire, umwuka w'Imana atahabaye, Imana itahabaye, abo witaga abajyanama bazima bakubera abajyanama babi, abo witaga ko bajya inama z'ibyiza baba abajyanama, abo witaga ko bakugira inama zo kubaka bakugira inama zo gusenya. Umwanzi yabakoreye mu bahinduka abajyanama babi. Yagiriye Abusalomu inama nyinshi ntari buze kuvuga ariko z'ikibi. Ubwo Dawidi yamaraga kumenya amakuru, amaze kumenya amakuru yuko Ahitofeli yabaye umujyanama mubi, agiye kugira Abusalomu inama mbi, ngo ajya gusenga. Namwe mbeka mbabwire, mu gusenga habamo imbaraga. Niba byarakoreye abakera n'uyu munsi biracyakora. Dawidi yari abizi neza yuko afite imbaraga, yari yararwanya intambara nyinshi. Birashoboka ko yari kwirwana rwose akayitsinda. Yari afite imbaraga, watsinze Sawuli ntabwo yakoranirwa gutsinda Abusalomu umuhungu we. Ariko ntiyajya kurwanisha imbaraga z'umubiri ngo ajya gusenga. Reka nkubwire, hari ibintu bidakemurwa n'ubuhanga, ntibikemurwe n'amashuri, ntibikemurwe n'ubwiza, ntibikemurwe n'uko uzi kuvuga, bigakemurwa n'amasengesho. Ku murongo 31 haravuga ngo maze umuntu abwira Dawidi ko Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome, apana inama nziza, ari umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanije na Abusalomu. Dawidi umva icyo yakoze, amaze kumva ko Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome bari kumwe na Abusalomu, ngo Dawidi arasenga ati, umva isengesho yasenze, niryo mu kanya tugiye gusenga. Dawidi arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, hindura inama za Ahitofeli ubusa. Nibyo koko kuzijya zazijya, kuko muri we hamaze kwinjiramo ubugome, ariko ndakwinginze uko azajya zitegura ujye uzihindura ubusa, uko azajya zijya ujye uzihindura. Ndashimira Imana, bazategura inama ariko Imana izihindura ubusa. Bazategura kukwirukanisha mu kazi, Imana ibihindura ubusa. Bazategura gusenya urugo rwawe, Imana ibihindura ubusa. Bazategura kukugambanira, Imana ibihindura ubusa. Bazategura kugutega hano, Imana ibihindura ubusa. Ngo bazaza banyuze mu nzira imwe, Imana ibatatanyirize mu nzira zirindwi. Uyu mwaka bazajya inama z'ubugome ku buzima bwawe, ariko kubwo gusenga kwa Imana izazihindura ubusa. Reka nkubwire ngo imigambi y'abagome Imana yihinduye ubusa ku buzima bwawe. Iyo ukomeje gusoma hepfo muri bino bice, usanga uburyo yagiye ategura inama. Abusalomu yashiraga mu bikorwa inama mbi ahawe na Ahitofeli. Kubera iki? Yari umujyanama wa se. Abusalomu yaramwumvaga, yatekerezaga ko nyine ibyo amugirira byose ari byo. Umuntu ashobora kuba atari mubi akagirwa mubi n'abajyanama afite. Kimwe nuko umuntu yaba ari mubi akagirwa mwiza n'abajyanama. Imana iguha abajyanama, umujyanama wa mbere mwiza ni Umwuka Wera, ariko iguhe n'abajyanama bazima bakugira inama nziza. Banza unamenye uwo ngisha inama ninde. Ko ngize ikibazo mu rugo, uwo ndi bugisha inama y'ikibazo. Ese ubwo wasanga uri kugisha inama y'ikibazo kiri mu rugo ari we uri wateje ikibazo mu rugo, yakugiriye ihe nama? Ufite ikibazo mu rugo, usanze uri kugisha inama ari we wateje icyo kibazo, urumva inama yaguhariye. Umwuka w'Imana gusure, nanjye nsure, umenye uwo ugisha inama uwo ari we. Uwa mbere mujyanama mwiza ni Umwuka Wera. Nubona uhuye n'ikibazo ujye wihutira gusenga kuruta kujya kugisha inama abantu. Umuntu yakoreka, umuntu yakuyobya, yaguta mu rwobo kandi agasigara ahagaze hejuru yarwo, ariko nari nakubwiye kandi ari wakoheje.
muri inkuru z'abayuda. Hamani agirwa inama n'umugore we ngo songora igiti, akaragisongora ijoro ryose ngo agiye kumanika abayuda. Agarutse yacogoye, umugore ati ndakurahiye ubwo watangiye kubacogora imbere ntuzabashobora. Ntibamumanitse wenyine se kandi ari wamugira inama yo gusongora igiti. Uyu mwaka Imana izakurinda abajyanama babi, izaguha abajyanama beza. Umwuka wera azaba umujyanama wa mbere w'ubuzima bwawe, ariko hirya y'umwuka wera izaguhe n'abajyanama bazima. Ahitofeli yari umujyanama mwiza wa Dawidi, ariko agiye kuba umujyanama w'izubugome ku gihe cya Abusalomu. Ibintu byose Abusalomu yakoze bibi yagirwaga inama na Ahitofeli. Ariko Dawidi yasenze isengesho nakunze, niryo turi buze gusenga. Isengesho rivuga ngo Dawidi arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze hindura inama za Ahitofeli ubusa. Nanjye isengesho ndarisenze uyu mwaka wa 2025. Inama z'umwanzi ku bana bawe Imana izazihindura ubusa. Inama z'umwanzi ku rugo rwawe Imana izahindura ubusa. Inama z'umwanzi muri business mu kazi, buri hantu hose umwanzi azanyura ajya kujya inama mbi, Imana izazihindura ubusa. Ategereze ko inama yagiye zisohora ziburizwemo. Reka nkubwira aya magambo ngana ku musozo. Reka dusome hano mu Samweli wa kabiri ibice 18 umurongo wa 32. Haravuga ngo umwami abaza Umukusha ati, wa muhungu Abusalomu ni amahoro? Umukusha aramusubiza ati, abanzi b'umwami databuja n'abantu bose bahagurukiye kukugirira nabi barakaba uko uwo muhungu yabaye. Urumva igisubizo uyu nguyu uzanye amakuru atanze. Dawidi abajije uyu nguyu atese Abusalomu ari amahoro? Undi ati, abanzi b'umwami databuja n'abantu bose bahagurukiye kukugirira nabi barakaba uko uwo muhungu yabaye. Urumva ko Abusalomu atakiriho. Urumva ko Abusalomu yamaze gupfa kandi yapfuye urupfu rubi. Ngo yafashwe mu biti nibyo byamunaganitse biramurangiza. Haraho nasomye ngo bamurunzeho ikirundo cy'amabuye. Reka nkubwire ijambo rivuga ngo umwanzi wawe azapfa mbere yawe, ukurwanya azapfa mbere yawe. Reka mbabwize ukuri, bano bashakaga kurangiza Dawidi, hari naho bavuze ngo tumucunge ananiwe acitse intege. Ndashimira Imana, aho bagutegeye ntibazahakubonera. Aho bazi kuzabunaniriwe Imana izahabihaguhera imbaraga. Reka nkubwire ntabwo imigambi yabo izahama ku buzima bwawe. Kandi reka uyu mwaka reka nkubwize ukuri ndabihanuye, uzakurwanya ntacyo wamutwaye azapfa mbere yawe. Uzashaka kukwirukanisha mu kazi azagasohokamo mbere yawe. Uzashaka gusenya urugo rwawe urwo ruzasenyuka mbere. Reka uzakurwanya ntacyo umutwaye. Wowe gusa wigenzure, ntugirane urubanza n'Imana. Oya wigenzure, nusanga izo ntambara ziri kuba nta ruhare rwawe, reka ukurwanya azapfa mbere yawe. Abusalomu yapfuye mbere ya Dawidi, kandi Dawidi nibo bashaka. Ariko Abusalomu uzi ko Ahitofeli nawe byarangiye yimanitse amaze kumva inkuru z'ibyabaye. Abanzi barwanyaga Dawidi barapfa bose bamanitswe. Umwe yarimanitse, undi biti biramusigarana, bose barapfa. Uwo bashakaga kwica gihari. Ndashimira Imana ko uyu mwaka ibizakurwanya bizagusiga uhagaze. Ibizashaka kugira n'abana bawe bazakomeza. Ndashimira Imana nakuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo imigambi y'umwanzi ku buzima bwawe Imana izayihindura ubusa. Hano birivuga Ahitofeli, ariko navuga imigambi y'umwanzi ku buzima bwawe, ku bana bawe, ku kazi kawe, ku gihugu cyacu, imigambi y'umwanzi Imana izayihindura ubusa.
iri sengesho tugiye gusenga rizajya rirwana, utarwanye uzajya ubona ibintu byarangiye utazi uko byarangiye, uzamenya amakuru yabyo nyuma. Imana hari intambara Imana itatubwira kugira ngo tudahamuka, ikazirangiza itabitubwiye tukazamenya amakuru byarangiye. Hari ibintu utabwira umwana kubera ko yahamuka. Reka nkubwize ukuri, uzakurwanya kandi unyumve, ijambo ry'Imana iryo ribivuze. Yesu yaravuze ngo bazaza banyuze mu nzira imwe, mbatatanyirize mu nzira zirindwi. Ngo uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Yesu yaravuze ngo nta ntwaro n'imwe bacuriye kurwanya izagira ikigutwara. Barazicuza ariko ntacyo kizagutwara. Dawidi bashatse kwica yasigayeho. Ntukarwanye uw'Imana yasize, ntugahanga. Bantu umuhangara basizwe n'Imana, bantu umuhangara abantu bahamagawe n'Imana. Nubwo yaba yakoze amakosa, ndagusabye funga ururimi rwawe. Azadiringa n'Imana yamuhamagaye. Si wowe wamuhamagaye, Imana niyo yamuhamagaye. Nubwo yaba yakoze amakosa, nubwo yaba yavuze ibitari byo, mwene da, ndakwinginze ndakubwira nanjye nibwira. Nubwo yaba yaguye mu cyaha, si wowe mucamanza, ntabwo uri umwavuka. Umucamanza ni Kristo. Bantu b'Imana, bakozi b'Imana, uzi ko wamuzira kandi ibyo wamuvugaga ari ukuri. Uzi ko wahura n'akaga kandi ibyo wamuvugaga ari ukuri. Bano bantu bazize guhangara uwasizwe, bazize kurwanya umuntu Imana yimitse. Ntuzi aho yamuhamagariye, nushaka ubutabyemera ko yahamagawe, ibyo ngibyo siwe bireba. Ndabasabye nanjye ndimo nibwira. Si twe tugena abahamagawe n'atarabo, nta gipimo dufite gipima abahamagawe n'Imana n'abihamagaye. Ibyo nitubaharira Imana izadiringa nabo. Ndagira ngo dusenge iri sengesho Dawidi yasenze rivuga ngo, Uwiteka ndakwinginze, inama za Ahitofeli zihinduka ubusa. Kandi uko yarisenze Imana yaramwumvisha, zihinduka ubusa. Abaziteguye bajyana nazo, uwo baziteguye akomeza kubaho, kuko ariko Imana yari yabigambiriye. Ndagira ngo dusenge iri sengesho. Hari izo tuba tuzi n'izo tutazi, ariko ndashimira Imana izahindura ubusa izo tuzi n'izo tutazi. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo uhamagaye ikirere ngo nikire kuri izuba, bigenda uko nguko. Ushatse warihagarika. Wigeze uteza ubwira kabiri muri Egiputa ngo hatera umwijima w'igikorwaho. Ushatse wavusha izuba amanywa nijoro, urabishoboye. Ugusha imvura wabishatse, ushatse icyo byose biri mu kiganza cyawe. Senze iri sengesho, imigambi y'umwanzi ku buzima bwacu uyihindura ubusa, kandi uzayihindura ubusa. Buri umwe wese unteze amatwi, hari iyo tuzi n'iyo tutazi, ariko umenyera kuri ibyo twibwira n'ibyo tutaratekereza ububizi. Ndagushimiye ko imigambi y'umwanzi izahinduka ubusa ku bana banjye, igahinduka ubusa ku mugore wanjye, igahinduka ubusa ku rugo rwanjye. Uko mbyatuye aba ariko bizaba ku mugabo unteze amatwi, aba ariko bizaba ku mugore unteze amatwi, aba ariko bizaba ku mukobwa unteze amatwi, aba ariko bizaba ku musore unteze amatwi, ariko bizaba ku gihugu cyacu. Imigambi yose y'umwanzi tuyihinduye ubusa, tuyihinduye ubusa, tuyihinduye ubusa. Iyo tuzi niyo tutazi ihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Kandi uzahagurukira kurwanya igihugu cyacu, uzamurwanye. Uzahagurukira kurwanya abanyarwanda, uzamurwanye. Uzarwanya ubuzima bwacu, uzamurwanye. Turagushimiye ko ujya urwana intambara kandi ugatahana intsinzi. Himbazwa n'amahanga yose. Natwe ntituzirata amaboko, ntituzirata ikindi, tuzirata ukuboko kwabikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Imigambi y'umwanzi ku buzima bwawe uyu mwaka Imana izayihindura ubusa. Amen.